bawe tuzagukumbura ikivuzize tuzacyusa wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka nawe ati yego baruhuka imiruho n'imihati imirimo bakoze bakiri iminsi igenda ibaherekeje wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka 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 mugeni wa Kristo ruhuka kuko urupfu rw'umukristo ari inyungu ku Mana umugeni wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka wabereye benshi urugero rwiza wigishije benshi gukomera wigisha benshi kubabarira watwigishije kubana n'ibikomere tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho utwigisha kubana nabyo udusigiye umurage w'urukundo amateka yawe tuzayasigasira ntuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe tuzahora tukuzirikana twibuka ineza yawe twibuka ubutabazi wagiraga ntiwarebaga isura cyangwa kavukire y'umuntu umutima wawe wari wuzuye urukundo rwinshi udusigiye umurage mwiza twebwe abawe turagukunda turakuzirikana usize amashami ikivi cyawe tuzacyusa Pasiteri Niyonshuti Theogene tukwifurije iruhuko ridashira ruhuka mu mahoro ruhuka uri umugeni wa Kristo urahirwa kuko wapfiriye mu mwami uyu munsi wa none uruhutse imiruho n'imihate ya hano mu isi hanyuma ya mirimo yose twakumenyeho ya mirimo yose wowe wari wizeho ku giti cyawe ya mirimo yose imiryango yari kuzuye abandi batakuziho iyo yose igiye guherekeje ruhuka
pasiteri wacu. Ruhuka, wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera. Ya mihanda wajyaga ujyaho. Yego. Iriwe mwese. Nitwa Mukamuranga Jacqueline Mama Fabrice. Uyu ni umutware wanjye twa Jules Hakorimana Papa Fabrice. Turi bamwe mu bantu babarirwa mu muryango w'inzahuki. Mbere yuko nyiri icyo mvuga cyangwa tugira icyo tuvuga, turasaba abantu bose bazahutse bakagenda bava mu mihanda muhaguruka aho mwicaye, rwego rwo kubaha ndetse no kubahiriza umubyeyi wacu. Mwese aho muri muhaguruka kuko nimwagera aka kanya. Hanyuma namwe abo twakuye mu mihanda, aba ni abagiye bakusanywa hirya no hino ku mihanda muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tumaze kumenya inkuru iteye ubwoba y'akababaro yuko umukoci wacu, moteri yacu nk'abazahutse amaze gukurwa mu mubiri. Ntabwo twaheranwe n'agahinda twasanze bariya kumenya ko babimenye. Mu babimenye benshi twabashije kubona kwasiteri imwe basha kubageza kugira ngo baze basezere moteri yacu y'abantu twarinze aho tuba ku muhanda. Yari ingobo nanjye ndi indaya. Maze guhamagarwa, nahamagawe mbere, yahamagawe hashize imyaka 10 mpamagawe. Niyumvishemo umuhamagaro wo gutanga ubuhamya bw'uko nari indaya narananiye ababyeyi. Byarangoye cyane kuko nicazwe henshi mu matorero bambwira ko ibintu mvuga bitabaho, ariko nyemerwa impamvu y'Imana ku buzima bwanjye, ariko Imana rero bivuganye na mama. Bikomeza gutyo nkura n'ibintu bikomeye, nkahura n'ibikuta n'imiyaga myinshi, ariko pastor nkamusanga nka moteri yanjye, nkamubwira ngo humura komera tuzagera. Twashibutse muri we, turi ishami rye, n'aba bose mugenda mubona bahagazemo hano. Kandi tumaze gushibuka nk'ishami twumva tudakwiye kwicara nubwo ibitwicaza byari bihari, twumva dukwiye gukwirakwira mu mihanda. Uyu murimo wo gukwirakwira mu mihanda ni pastor wabidutoje. Mutwara agacaha nanjye ngacaha, akabwira imbobo nanjye nkabwira indaya, murazibonamo, tukababwira ko guhinduka bishoboka. Uko twagendaga tumubwira amakuru ko ameze, hari finance abangaba ni bababwira ko bishoboka guhinduka utabanje kumucoma akantu, umukubita akantu k'akarawundi nyine akabyumva ukuntu. Hari ubushobozi bwagendaga butubura njye n'umutware bitewe n'uko twari turi, ariko Pastor Theogene akagenda twunganira kugira ngo tubone uko twicaza abantu ku mandazi ya pasiteri, ku birayi bitetse byo mu mavuta n'ibindi. Tukababwira ko Yesu ahindura kandi bavamo abantu bandi badasanzwe igihugu gikeneye n'itorero rikeneye. Mu magambo twavuga kuri Pastor Theogene menshi n'ibigwi bye, amoteri tubuze ntabwo bitworoheye muri ibi bihe ko agiye tukimukeneye. Twari dufite biterane byinshi. Kuwa mbere twari kubonana w'ikira cyumweru yatashyemo, birangira ndembeye aho nagiye mu biterane Rusizi. Mushumba wanjye wa paruwasi yari yananze mu giterane, gezeyo ndaremba kuko ndi asthmatique. Birangira ntabashije kubonana n'umukoci wanjye ngo tuganire ku by'ibiterane dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze. Ariko arambwira ngo tuzabonane dupange iby'umurimo dusenge, ko uyu murimo ni amasengero. Yari umutoza, yari umukoci, yari moteri. Tukimara kubimenya turi mu bamwe mu bambutse tujya hariya hakurya, reka mbagire shima Imana soze. Ndashimira Imana ko ari Imana dukorera, ikabana natwe tukiriho tutanakiriho. Nabonye protokole yakorewe Pastor Theogene, ushumba wacu, umukoci wacu, moteri yacu. Numva ndushijeho kumva dushije gukorera Imana, ndetse numva ntacyo nakoze, ahubwo numva ngiye gutangira gukora. Yakorewe protokole n'itorero ryacu nshimiye nk'abari nzahuke. Yakorewe protokole n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, turi kuhambukiranya imipaka, bose bava mu mabiro baza kwakira umubiri we. Byankoze ku mutima. Ndashimira igihugu cyacu cy'u Rwanda cyahaye agaciro benshi natwe turimo, kigaha agaciro umubiri
umukoci wacu ariyo moteri yacu. Twageze kuri morgue dusanga abashumba bacu ntibaryamye ntibatuje, umubiri we wakiriwe mu maboko n'abashumba bacu. Byankoze ku mutima ababyeyi, byatumye twebwe abasigaye nk'ishami ryashibutse dufata intego yo kusa ikivi cyaho yari asigaje. Ni nayo mpamvu yanteye imbaraga. Ku munsi wa mbere ndi kumwe n'ikinyamakuru cyitwa Iyobokamana TV hariya ku mazi, dufata amafaranga tugura ibirayi, turagenda tubasanga hirya no hino mu biderenka n'ahandi muri Dobandi, tugira ngo twumve ko bamenye ko umubyeyi wacu yagiye. Barambwira bati twabimenye ko nta mataci mufite, mwabimenye gute? Ng'inkuru yadusanze twabuze umubyeyi. Mu izina ryabo barambwira ngo natwe ingamba dukuyemo, we yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Yaratubwiraga ntitumenye ko azaducomoka ngo agende. None ubwo aducomotse tugiye guhagarara natwe aho yahagararaga, natwe ducomoke mu biyobyabwenge. Nabashije kugira aho nshoboye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi kumwe n'ikinyamakuru Iyobokamana TV. Hano bicaye murababona. Turashimira Imana ko iki kinyamakuru n'abagikurikiranye byagize umumaro kuri bo, kuko twabonyemo uburyo bwo kugira ngo twambare umwambaro mu rwego rwo kumwubaha nubwo bakiri mu muhanda. Twabonyemo kwasiteri imwe ariyo yabashije kuzana bariya mubona. Turashimira Imana yadushyigikiye abavuye mu muhanda n'abakiburimo, ko twabonye ururabo rwanditseho abapampe tuzahora tukwibuka. Ntabwo byari byoroshye kubitegura, ariko amanywa nijoro akimara gutabaruka sinigeze ndyama n'umutware. Twatekerezaga icyo turi bukore hagati muri bariya dusigaranye bo mu muhanda, kuko pasiteri yabidutoje akatubwira ngo mujye mukorera Imana nk'abazacomoka muri uyu mubiri. Ahashize ku itorero rye murabizi twari turi kumwe mu materaniro ya Pentecote mu Rwanda. Yarantumiye arampamagara arambwira ngo Jama, banyita Jama niko banyitaga bano bapampe, wowe niyo niga yawe ndabakeneye ku gasima ko aho nyoboye. Yajyagamo imidugudu akambwira ngo ntabwo mbonetse aha, ngiye kubaha agasima, wowe ni niga yawe. Agasima ni amatorero. Ntabwo yikubiraga. Ibirayi byaturukaga hirya no hino byajyaga binyura byinshi ku mutware wanjye, akabitugabanya, akatubwira no kubigabagabanya n'abandi. Twarabanye mu materaniro y'iminsi ibiri isoza. Umunsi wa kabiri aransaba arambwira ngo isi ikeneye kubona Pastor Theogene n'iniga n'umujama. None reka duhe isi ikeneye, kuko igihe ni gitoya kandi Mama Fabrice, Jama, Karame, umenye ko tuzapfa. Tugiye gukorera Imana nk'abazapfa ejo. Ni yego. Twaracomotse tuva mu rubonobono, hari gahunda nyinshi ku itorero ryanjye, ariko kubera ko numvaga binyuzuye ncomoka ku itorero ndamwitaba. Ababizi ku itorero ryanyu murabizi, habaye igitaramo cy'iniga n'umujama na Pastor Theogene. Soza w'intego yari afite ni yuko yambwiraga ko tugomba gukorera Imana nk'abazapfa ejo. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi ntabwo wabaye ikigwari, waratoje. Turi ishami ryashibutse ku bwawe, aho usubikiye tugusezeranyije ko tuzakomerezaho. Ntabwo abapampe n'amaji n'amaniga n'amabebi azigera yigungira mu muhanda duhari twebwe na ziriya nzawuke zisigaye. Tugiye gukoresha uko dushoboye ku byo zitazicwa n'irungu. Ruhukira mu mahoro hoteli yacu. Murakoze. hariya Rusororo. Karibu. Murakoze. Nitwa Julius Chita, ari njyewe abanyamakuru bagenzi banjye bahisemo kugira ngo umwanya nk'uyu mpagarare kuri uru ruhimbi mvuga ku ruhare n'ubuzima wenda bateraniye hamutamenye itangazamakuru ryabanyemo na Pastor Theogene, cyangwa se n'uruhare itangazamakuru twagize
mu buzima bwe bwite ubw'umuryango, baba jene yareraga yavanye ku muhanda ndetse n'ibindi bitandukanye birimo n'ibikomere by'amateka yagize. Ariko kubera yuko mu buzima bwanjye ari ubwa mbere mpagaze ku ruhimbi nk'urunguru by'umwihariko mu itorero rya ADEPR, munyemerere uyu mwanya ngukoreshe neza nsabira amashyi n'impundu bikwiriye Pasiteri Theogene Niyonshuti. Biragoye kubona icyo umuntu avuga ahantu nk'aha igihe nk'iki, cyane cyane ubaye warabanye na Pasiteri Theogene, yarakugize inshuti cyangwa mwarabanye. Ariko mbere na mbere ndabyibuka Pasiteri Theogene namenyanye nawe mbere gato y'umwaduko wa COVID, mbere y'icyorezo. Twahujwe n'umunyamakuru witwa Murungisabe wo ku Isimbi TV. Arambwira ati uyu mupasiteri afite initiative nziza, abarizwa mu itorero rya ADEPR. Nari nsanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nsengero atanga ubuhamya. Mu bintu bya mbere yansabye ndetse nasabe turi kumwe, yadusabye kumubera abavandimwe kubera ibikomere yagize by'amateka byatumye abaho adafite abo bavuka n'abavandimwe, avuga ati uri murumuna wanjye cyangwa uri mukuru wanjye. Nubwo Pasiteri Theogene kuri njyewe nasabe yari mukuru, ariko yajyaga dufata nk'ababyeyi be. By'umwihariko mu mwanya mpagaze ahangaha, sinzi niba mwarabibonye mu biganiro bitandukanye, ni njyewe Pasiteri Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0, ndabyibuka. Iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming, yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa, nibura igihe bizaba ngombwa ko channel ikenerwa uzaba uhari. N'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvuga iri jambo nuko kuva ejo ari njye uri gukoresha telefone ya Pasiteri. Telefone ni iyi ngiyi madamu yayimpaye kugira ngo dufashe abantu babashe gukurikira live. Hano muri iyi telefone hari gutambukamo ubutumwa bumubwira buti ruhuka mu mahoro, Pasiteri twagukundaga, n'ubundi uca muri telefone nonaha. Icyo kintu ubwacyo nagitekerejeho ejo, bambwira bati uboneke ube hafi, niba wibuka password ya YouTube channel ya Pasiteri Theogene kugira ngo uze kudufasha bitambuke live. N'ababeshye bantu muteraniye aha, Pasiteri Theogene uburyo nabanye nawe n'uburyo yabanye na Sabe ku Isimbi TV, n'uruhare itangazamakuru by'umwihariko uhereye ku rya gospel, ndetse natwe dukora itangazamakuru rivuga ku buzima busanzwe, twagezaho Pasiteri Theogene abo muvandimwe kurenza n'abo mu muryango wacu. Umwaka ushize napfushije murumuna wanjye, Pasiteri Theogene n'umugore we baradutabaye, guhera mu kiriyo n'ibindi byose bitandukanye. Nta gihe kinini cyashize Sabe nawe apfusha murumuna we. Gushyingura twari twagiye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, Pasiteri Theogene yaradutabaye adukomeza mu bihe nawe atarakomeye. Ni umuntu wagize ibikomere by'amateka birenze ibyo twebwe twari dufite, ariko mu buzima bwe muzimo n'umuntu wiyimye kugira ngo inyungu za benshi cyangwa se umurimo w'Imana ukorwe. Niba muzi uruhare yagize abana bo mu muhanda, abo yagiye avana ku muhanda, abo yagiye avuga amateka banyuzemo, abafungiwe n'abandi, abo bantu Pasiteri Theogene yarabazanye babana iwe mu rugo n'abana be basangira ku isahani imwe. Yarabivugaga mu mateka, abantu wenda bakagira ngo nizamvugo tuvuga muri iyi minsi zo gutwika. Ndabyibuka hari umunsi nabasuye turi mu gihe cy'icyorezo, murabizi imirimo ntiyari hari, insengero zifunze, uburyo bwo kubaho bugoye. Nasanze Pasiteri Theogene ari uri gukata amashu kugira ngo baze kurya n'ibijumba. Gusa uburyo yakatagamo amashu
wabonaga ko atabizi. Yari umuntu witangira umuryango. Muri ruriya rugo habamo abantu barenga 25 bahaba buri munsi, bagomba kurya buri munsi, bagomba kunywa buri munsi. Bivuze ngo muri ruriya rugo abasirimu hari ibyo mwita breakfast na supper, ibyo muri ruriya rugo biboneka gake, ariko ku gake kose kabonekaga cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rya saa sita na nimugoroba byari kubera imbaraga za Pasiteri Theogene. Kumuvugaho keretse umuntu afite umwanya cyangwa dufite ibihe byo kuba muri iki gitaramo cyo turimo, ndamuvuga nk'umwana wanjye. Ngera Kiruhura 2020, ngera Kiruhura 2011 namusanzeyo. Hanyuma akimbona umunsi wa mbere yarambwiye ngo mama, nibaza umuntu w'umusore kureba umuntu uje gukora ahantu agahita amwita mama, mba sinzi ibyo ari byo. Hashize iminsi 2 arongera aragaruka, avuga ngo wabyemera ukambera mama. Noneho ndamubwira ngo nzagusubiza. Nari mfite umwana wasengeraga Kiruhura, atashye ndamubaza, ndamubwira Theogene ni muntu ki? Arambwira ati ni umwana mwiza. Ndavuga nti mwabyemera se ko aza kuba mu muryango wanyu, ngira abana 2 ubundi? Barambwira ngo barabyemera. Theogene rero twongeye kubona, ndamubwira nti rega nta kibazo ndi mama, ariko nubwo ndi mama ntekereza ko ubuzima urimo nanjye hari aribwo ndimo, ntabwo bizakora, ariko nzagusengera. Numva ariyo nkunga mfite, nzajya gusengera. Nanejejwe no kubona rero uwo mwaka nari ngeze Kiruhura 2011 ariko yakiriye umugore, arashaka. Amaze gushaka tugira umugisha, ashaka umugore mwiza. Nshimiye Asiya ko yatubereye umwana mwiza. Hanyuma mu buzima nari nshoboye ko nabashishijwe kose niko twabanye na Theogene. Hanyuma ibyo muziho ntavuze byinshi, Theogene yari umukristo. Ikindi yakundaga umurimo w'Imana, agakunda ivugabutumwa. Hanyuma ikindi kintu numvise cyongeye kunezeza umutima wanjye, nkimara kumva inkuru mu ijoro yuko yitabye Imana, nahise mpamagara umuntu umwe w'inshuti, dufashe uzunjyana ugeze kwa pasiteri. Hanyuma kubera imyiteguro myinshi twari turimo nyine n'umudamu tugumya tuvugana, ndamubwira nti noneho nimumanuke duhurire kaje vuba ko mbonye umuntu mpari ufite ndaje duhite tugenda. Twaragiye urugendo rutubera rurerure, rutubera urugendo rw'umubabaro, ariko ndashimira Imana yabanye natwe idukomeza mu bihe twabonaga byari bigoye. Itorero riri hafi aho ngaho, kandi turashimira n'ubundi igihugu cyacu. Muri iki gihe cy'iyi accident hari agaciro nabonye k'igihugu dutuyemo. Bishimiye Imana kandi tubishimiye ubuyobozi bwiza dufite. Hanyuma rero nanejejwe no kwirebera bwa nyuma umubiri w'umwana wanjye, murebesha amaso no kumubabaro wambanye mwinshi, ariko nshimiye Imana ko ariko yabishatse. Kandi nejejwe nuko Pasiteri Theogene urugendo rwarurangije neza. Naruhukire mu mahoro. ndagira ngo twakire
nitwatanga mu Jean Bosco uvuga ubutumwa bwiza muri ADPR Paruwasi ya Muganza. Ndavuga muri makeya kuko nyiramaso yerekwa bice bindakirengera. Pastor Yoshiti Theogene twamenyanye mwaka hagana za 2009 duhurira ku itorero rya Rwarutabura yari Paruwasi ya Rugarama mubanziriza kwigisha yakunda kuvuga ubutumwa agenda azenguruka icyo gihe ngenda ndidirije abakorari kuko nibutaga ngiye kudirija korari ndabanza nibwo yanyumvise ahita nkunga ubwo ngubwo arankunda arabinyereka uwo munsi ndarika kujya Kiruhura kuwa kabiri ukurikiye ambwira ko afite umubyeyi witwa Faina nibwo nageze Kiruhura ngiye kubwiriza ndaritswe nawe mwarimu Faina ambera mushiki wanjye turakundana biraramba arankunda arankura Theogene nibaza icyo nkundiye byatumye rero tubana umunsi ku wundi hanyuma ngenda mumenya anyereka imiryango ye anyereka inshuti ze anyinjiza mu muryango we kandi baranyakira. Ndavuga gatoya ku byo nabonye nubwo bantoye guhagarara umuryango ariko hari ibyo niboneye nk'umuntu mukuru. Ndavuga ku mico ye
ku buntu bwe, ku muhati we no kwitangira abandi. Pastor Theogene Imana yaramwamamaje mu igikundiro, tumwigiraho nk'abavugabutumwa ikintu gikomeye. Yabaye umusitari, ubusitari bwe cyangwa kwamamara kwe ntiyatuma gutukisha izina ry'Uwiteka. Nagendaga mu muryango we nk'umuntu mukuru, nkata ijisho ku mudamu kugira ngo ndebe mu nkanyari cyangwa ikindi kintu. Mwabonye abana afite bagera kuri 30. Sinigeze numva bajurira mu cyumba cyangwa ikindi kintu. Najyaga kenshi, ntabwo nigeze numva umudamu wamundegera ati yatashye saa 8 z'ijoro n'undi mugore n'undi mukobwa, yatashye anuka inzoga, yarayahana, yarari bwigetana. Pastor Theogene ubusitari bwe n'Imana Imana yampaye yabikoresheje neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza bakarinda imbago zivuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana. Pastor Theogene ibyo ntabyo yakoresheje. Yagiye akoresha n'umuntu wo mu muryango we kandi w'inshuti wambonyemo impano wenda yakunganiriye, akampuma ahantu kuko ngenda nidirije abakorari we yarabonye inshingano, rimwe na rimwe imirimo ikamuzitira, akasaba n'umutima uciye bugufi ari pasiteri, akavuga wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite igaburo ryera cyangwa n'indi mirimo. Akantuma nkagenda nk'umuntu worejwe na pasiteri. Niko nageze Sumba ndagenda mbayo umwana waho, niko nagiye Kiramuruzi mbayo umwana waho, nkajya ngenda rimwe na rimwe nidirije abakorari, niko nagiye Ibyumba kwa Polinari perezida namubonye, n'ahandi hatandukanye, ariko dukomeza kubana. Reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubuntu bwe n'urukundo rwinshi no kwitanga kwe. Iyo wahuraga na Pastor Theogene wibazaga niba uri umukirisitu, ukibaza niba aba mu isi cyangwa niba mufite ubuzima kimwe n'ubwe. Dore ibyo nabonye byantangaje ndimo kugerageza senga Imana ngo izabishoboze cyangwa izabe n'ibindi bimeze nkabyo. Umunsi umwe yari umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi. Umunsi umwe yarambwiye ati ariko umuntu yubaka inzu bigenze biti? Umuntu ahera ku ki akageza ku ki? Ndabwira ngo umuntu ahera ku bushobozi buke afite. Arabyumva aranyihorera, aranyura agenda buri kibanza hariya akaje vuba mu murenge abantu cyangwa akagari, sinabisobanukiwe neza. Yakundaga kugira terime ivuga ngo surprise, mudamu arabindusha cyane. Arajyana nyiri ku kibanza atangira kucyubaka. Shimiye Imana ko pasiteri yagiye asize umuryango ahantu. Mu mico rero namubonyeho y'indashyikirwa n'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi. Iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari, abantu bagera kuri 30. Natangajwe rero n'ibi bikurikira soza. Icya mbere, nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 ngo azane abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya ndabigushimiye cyane, wafashije Pastor Theogene kugira ngo umugeni mwiza. Haleluya torero. Yaramufashije mudamu, ntabwo ari abadamu benshi bashobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3. Akenshi na kenshi idafite igikoni, idafite ibikoresho byose. Nta n'umwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu bari mu umugisha. Yabanzaga abana b'ahandi agakurikiza ababi. Mu byantangaje rero shaka kubabwira soza, arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya. Yarampamagaye anyereka, anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye, habe na gitoya. Ati ngiye gukwereka ibintu surprise. Anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje umuturage batavukana batagira icyo bapfa. Iye iri kuri leta itarajyamo n'idirishya na rimwe. Arongera arantungura, arambwira ngo
mvuye icyangugu kubaka inzu y'undi muturage, arongera arahanura ngo n'ibisumba hari ibindi nakoze, akambwira ngo b'abana baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minerivare buke buke, abanjye sindabarihirira. Yagendaga ariha buke buke kugeza ubwo abana biwe bagira abanyuma, umugore akabyihanganira, umugabo akabyihanganira. Yampunguye umunsi umwe rero arimo kubaka, ntawabishobora, ni bakeya, uribanza, arambwira ngo tujye guhemba abana batagira kivuriro. Dufata inzira tujya i Kayonza tujya guhemba umuntu yashingiye. Ubwo mureba Siya yarashingiye nawe umuntu akiri mutoya, afite abana yashingiye. Tujya i Kayonza mu nyubako ikomeye, asohora amafaranga ajya guhemba umubyeyi uri i Kayonza, murumva iyo depense. Tugarutse tujya guhemba undi muntu uri mu cyahafi, yari afite n'izindi poroje zo gukora imbere aha ngaha. Adusezeraho rero mu marenga akomeye cyane, sore za ngaha. Iyo wabonaga ibyo akora wabonaga ko ari umuntu w'igihe gito yari azi gukoresha igihe cye. Adusezeraho mu marenga, mu gifaransa babyita discours d'adieu. Twicaye rero baje kumuhemba, aravuga ati fayina wibuke ko ukiri mama. Aravuga ati mwarimu Bosco rero kugeza umukuru w'umuryango, kandi aba bana ntabwo mureba abana yandaze, abana yari yahembwe yabyaye, murebe ko bangana, ngo aba bana muri njyewe uzabashingira. Iyo uko bangana akabivuga mu rwenya rukomeye yishimye, naho kumva aradusezeraho tutayizi. Andaga umuryango gutyo barabyakira, abana mu rugo bari bazi, twabaga kenshi. Hanyuma urupfu rwe rwaramubaje nk'umuntu, ariko nyuma narishimye cyane. Nifuzaga kuzareba iherezo rya Pastor Theogene, nifuza kuzareba abantu bazamuherekeza, kubera barabagiraga neza, abo mbona nabo ntabona. Imana ishimwe ko mbibonye. Ibi birabereka ibintu yakoraga byinshi tutazi. Usoza rero turashimira itorero ADEPR ryatubaye hafi, n'andi matorero. Igihugu bakivuze simbisubiramo, cyo birigaragaza. Turashimira namwe bavandimwe, inshuti, mukomeje kudufata mu mugongo. Aha ngaha hahagaze abana bavuye mu nda ya Theogene, ariko hanze hari abandi 29 baba mu nzu iwe basigaye hariya, n'abandi abo bose yagiye ahemba batazwi bagomba za universite, amashuri. Turabasaba gukomeza kudufata mu mugongo, Imana ibahe umugisha. Basuje mwese mu izina rya Yesu. Mbere y'ikindi navuga, ndetse ko n'ibyinshi babivuze, abana banjye bose Imana yampaye ntibazi. Zicara nituramire, nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izanshoboza, aba bana tuzagumana. Sibyo Alex, Jacques, Mutarama, Karori, tuzagumana. Sinzabanga, ndi kumwe namwe, kandi Imana iri kumwe natwe, kuko niyo nyiribihe izadushyigikira. Uyu ni mama wanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu yitwa Nadine, ni inshuti kuva mu bwana, twiganye na segonderi na primaire na maternelle. N'uyu ni mukuru wanjye. Natagiye aheza, reka duharanire kuzamusangayo. Ndashima, nshimira Imana, ngashimira igihugu cyacu
ngashimira itorero, ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye mwamfashe mu mugongo, ari mwebwe muri aha n'abadukurikiye ku mbuga, abanyamakuru ndabashimira. Imana yacu ihimbazwe. Munyihanganire gato yampamagare Ernest nabanguke. Akiza Ernest reka mushimire mu mbaga nyamwinshi, tukiri mu buzima butagange yatwitayeho. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha, na Pastor David. Hano murimo muri benshi cyane, ntabwo navuga amazina yanyu mwese, ariko mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Torero Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka Ernest avugeho gato. uruhutse imiruho n'imihate ya hano mu isi, hanyuma ya mirimo yose twakumenyeyeho, ya mirimo yose wowe wari wizeho ku giti cyawe, ya mirimo yose imiryango yari kuzuho abandi batakuziho, iyo yose igiye guherekeje. Ruhuka pasiteri wacu, ruhuka. Wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera, ya mihanda wajya kujyaho ukaganiriza abana bo mu muhanda, iyo mirimo igiye guherekeje. Ruhuka. Bya biryo wagiye ugaburira abashonje, ni ukuri ndahamya neza yuko wabitsagaho inyenzi n'ingese bitagera. Ruhuka ya misozi n'ibibaya wagendagenze kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ruhuka ya miruho n'imihati wagize kugira ngo abana wareraga babashe kubona icyo kurya, abana wishyuraga amashuri babashe kubona minerivane ndetse n'ibibatunga aho bari. Ruhuka pasiteri wacu, ruhuka. Isi yarakubabaje, ariko ntabwo wigeze wiyitaho wowe ubwawe. Ntabwo twakwibagirwa uburyo wirengagije kubabazwa k'umubiri wawe muri ino minsi yawe ya nyuma. Twakubonye uzenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda uvuga imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka Imana ishobora byose, kugeza ku munota wa nyuma ukivuga izina ry'Imana. Pasiteri wacu ruhuka, pasiteri wacu ruhuka.